Satani rero kuva kera arwanya umuryango. Niyo mpamvu intambara zo mu miryango zihoraho, ariko natwe dushinzwe guhora tuzirwanya kugeza Yesu agarutse. Aho ndatanga urugero rutoya. Hari umwana umwe yabaye mu muryango, papa we agira uruhare mu ipfa rya mama we. Noneho umwana ararokoka. Arokotse aravuga ngo njye ntabwo najya kuba mu muryango wo kwa papa, kandi kwa papa baragize uruhare mu gupfa kwa mama wanjye. Agiye kwa mama we mu muryango wa nyina, bavuga ngo ntabwo twakwakira kuko iwanyu muri abicanyi. Urumva umwana yahise agira igikomere kiremereye, arahungabana, abura uruhande na rumwe ashobora kubogamiramo. Azize iki? Azize intambara zo mu miryango zigendanye n'ibyo bihe twari turimo. Gusa amahirwe nuko umwana naramufashije, naramumenye, mwakira nk'umuryango, turamurera, arakomeza, ubuzima burakomeza. Ariko na n'uyu munsi ubona ko kugaruka mu murongo biracyari intambara ikomeye. Icyo ni kimwe kibibera mu miryango tugendanye no mu bihe twabayemo. Hanyuma ari cyo kubwira ko umuntu abayeho nk'uwamenye Yesu, nuko abaho nk'uzapfa ejo. Buriya nubaho nk'uzapfa ejo, umunsi umwe uzasanga wari mukuri. Kare umunsi uzapfa. None nubaho nk'uzapfa ejo, ubaho nk'urimo gutunganya ibintu none vuba vuba, kuko ejo utazaba ufite umwanya. Ariko nujya kwitegura, witegura nk'uzarama iteka, nk'utazigera apfa. Kubera yuko umuntu uteye gutyo, niyo apfuye ibyo yateguye bisigara byubakirwaho n'abakiriho. Kuba rero muri Yesu nta mpinduka wigeze ubona, nta munezero wakiriye, nta kintu gitandukanye n'ibyabagaho mbere utarakizwa, ushatse uyu munsi wongera utangire. Tubahaye ikaze mwese mudukurikiye aho muri hose mu bice bitandukanye bigize isi, abadukurikiye binyuze kuri telefone zanyu, kuri computer n'ubundi buryo bwose bari gukoresha, ukabudukurikiye. Tubahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi uwo mubona kuri kamera zanyu nitwa Mike Urinzwe n'Imana. Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nago ndi njyenyine rero muri iki kiganiro, ndibuze no kubagezaho ingingo turi buze kuganiraho, ariko mbere yo kuyibabwira munyemerere mbanze nakire bagenzi banjye turi kumwe uyu munsi, turi buze kubana muri iki kiganiro cyose, mbakire kuri mikoro kugira ngo babanze batwibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Pastor Ndahayo Eugene. Pastor Ndahayo Eugene, nawe turakwakiriye mu izina rya Yesu muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanjye nitwa Theo Makombe, abanejejwe cyane no kuba hano uyu munsi muri riteraniro ryejejwe. Witeka dahana umugisha. Murakoze cyane mwese, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rero turi buze kuganira ku ngingo imaze iminsi ivugwaho mu bitangazamakuru bitandukanye. Iyo usomye ibitangazamakuru byaba ibyandika ndetse n'ibitangazamakuru bitangaza amakuru bikoresheje amajwi n'amashusho, hagiye hagaruka inkuru z'abantu bagiye biyahura, ndetse byigeze no gukomera cyane mu mezi ashize, bimera nk'aho ari nk'icyorezo. Hanyuma iyo waganiraga n'abantu bamwe barakubwiraga bati ibi ni ibisanzwe, ibi ni ibintu bisanzwe bibaho, wenda cyabayeho nuko abantu bari kubivuga. Ariko nubwo abantu bavuga ko bisanzwe, ni bibi, birakomeye. Ntabwo ari ibintu byo kureka gusa ngo abantu babyihorere. Uyu munsi rero turi buze kuganira ku ngingo ifitanye isano n'iki kibazo kijyanye no kwiyahura. Turi buze kurebera hamwe uruhare rw'umuryango mu gukumira ibibazo bitera ihungabana n'agahinda gakabije. Agahinda gakabije kakaba kari muri kimwe mu bitera kwiyahura, iyo ufite agahinda gakabije cyangwa se wahuye n'ihungabana adakurikiye bisanzwe. Nagira ngo mpere kuri bagenzi banjye turi kumwe hano mu kiganiro, wenda tubanze turebere hamwe ubundi iyo umuntu avuze agahinda gakabije cyangwa se ihungabana, abadukurikiye bashobora kuba wenda nabo iyo umuntu avuze ibyo ngibyo hari icyo bahita bumva muri bo, ariko ubundi iyo umuntu avuze ibyo ngibyo, namwe tugiye kubana mu kiganiro, byumva gute? Murakoze cyane. Ubundi uhungabana nekereza ko ari ingaruka z'ibikomere. Ubundi habanza gukomereka, nyuma yo gukomereka hakazaho guhungabana, nyuma y'ihungabana hakurikiraho agahinda, nyuma y'agahinda niho gufata ibyemezo rimwe na rimwe harimo n'ibigayitse,
harimo n'ibyo ngibyo byo kwiyahura ndetse n'ibindi bisa bityo nko kwica no kwicana. Theo, nakomeje kuvuga ni twakomeje gusoma inkuru, ariko twese turi abanyarwanda, tuba muri sosiyete nyarwanda. Ikibazo cy'agahinda gakabije n'ihungabana, nk'umuvugabutumwa w'umumisiyoneri usanzwe ujya mu bantu ukabaganiriza, mugahura mukaganira, ahura n'abantu benshi. Iki kibazo kibona uti? Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, ubundi guhungabana bikunze guterwa n'ibintu bizwi cyane nk'intambara. Habaye intambara, abantu bahungabanye, habaye se ikintu cy'urusaku gitunguranye gihungabanya abantu, cyangwa se muri accident, ikintu cyose kigutunguye kiraguhahamuraho gato wikunda. Ariko ubundi ihungabana rigezweho ntabwo ari iby'ibintu byasakuje cyangwa se byaturutse kure bikagukanga, ahubwo ni ibintu byiremye mu mitima y'abantu. Icyo bita mu cyongereza disorder, ni ukuvuga ngo ordre y'ibintu yavuyeho, habayeho desordre. Ubuzima Imana yaturemeye kubaho bwahindutse, buba artificiel, butangira kubabwaho mu bundi buryo Imana itaremye ko bubaho. Ntekereza yuko abantu benshi bahangayikishijwe n'ubuzima, ubuzima bwahinduye isura. Mu kanya turimo kuganira ubuzima bwo mu giturage, abantu bihingira ibijumba, akazajya akura ibimba rimwe agakuramo ibijumba akarya ibyo, ntabwo azi ko akennye kuko ibyo bijumba arabifite. Ariko uyu musuye ugira ngo arakennye, ngabo mwumvuye gusura abakene. Ariko mu by'ukuri turebye ubukene buhari bujyanye cyane no kwizera umuntu afite, no kwizera n'uburyo yizera ubuzima bayeho. Kuko hari abakene batazi ko bakennye, hari n'abakire batazi ko bakize. Ibyo ngibyo rero bizatera ihungabana mu gihe ufite wiringiye ibirenze ibiri buze, wategereza hakaza nyine ibiri hasi. Byanze bikunze aho ngaho urahungabana, kandi ntabwo uhungabanijwe n'ibiturutse hirya, ahubwo uhungabanijwe n'icyo bita expectations. Ibintu byari bikurimo, ibintu wari wiringiye byarangiza bikaba biki. Uyu munsi rero tuvuga kwihungabana n'agahinda gakabije muri ino minsi, muri uyu mwaka turimo, cyangwa se n'imyaka ingahe 2-3 ishize, ni ukuvuga ngo habayeho ubukene, habayeho ibyago, abantu barapfushije, abantu bagize ibyago. Ariko mu by'ukuri nk'uko Dr. Maroze yigeze kubivuga ngo ibyago bikomeye si urupfu, yavuze ko ngo ni ukubaho udafite intego. Abantu rero bose badafite intego barahungabanye, kubera yuko icyambere cyo bafite ibyiringiro bitari byo, bafite ibyiringiro bitaturukaga ku Mana. Ariko nanone abagize ibyago bo ntabwo dushobora kubisubiza inyuma. Bavuga ngo twebwe tubwira abantu babuze ibyiringiro tukababwira ibyiringiro, ariko abagize ibyago, ibingibi twita ibyago, wapfushije umuntu, ibyo ntabwo twabisubiza inyuma. Ariko tukubwira yuko hariho ibyiringiro turamutse duhinduye expectations ukuvuga ngo ni kwa kwiringira hano shingiye ubuzima, kavuga ati haniho numba ubuzima bwanjye wiringiye yuko imvura igwa ntiyagwa. Ariko noneho hari n'umuntu wiringira ngo nzabaho agapfa, hari n'umuntu wiringira ngo nsengeye umurwayi wanjye ariko umurwayi wawe agapfa. Aho ngaho ibyiringiro rero bihita biba bigutenguha. Iri hungabana rero turimo ritandukanye n'iry'indi myaka, ariko iry'uyu mwaka ndagira ngo mbabwire ngo usibye n'uyu nguyu nuzaza, Yesu ahagaze no muzaza yamaze kugerayo. Ntekereza ngo rero niho bishingiye, hagati yo kubura ibyiringiro no kubigira, hagati aho ngaho harimo ihungabana. Wenda nsubiye inyuma mu mibare iheruka gusohoka, hari imibare yasohotse muri 2018 yasohowe n'ikigo cyitwa RBC gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda, cyagaragaje yuko abantu 200,000 abantu 223,500 bagiye kwa muganga bashaka ubufasha bwo kubarebera nimba badafite ikibazo cyo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo barifashe bajya kwa muganga,
bumva bafite ikibazo cyo mu mutwe. Hanyuma muri abo ngabo bose bagiye 85% basanze bafite ikibazo cy'ihungabana ryo mu mutwe. Hanyuma 11.9% basanze bafite agahinda gakabije. Muri aba ngaba 8.1% bari bafite ihungabana, biriya bita mu cyongereza disorder. Ibi ni ibibazo biri mu muryango. Ubwo ni muri 2018, 2019 ntirimo, 2020 guhera mu kwa gatatu covid yaraje iraza. Ubu covid tugiye kuyimarana hafi umwaka n'igice twibanira nayo. Hanyuma nakomeje kwibaza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi, turi kuvuga ngo uruhare rw'umuryango mu gukumira ibi bibazo bitera ihungabana n'agahinda gakabije. Mu by'ukuri iyo urebye cyangwa se uganiriye n'abantu, inshuti zawe, wenda reka duhere twebwe twicaye hano dukurikiye kuri kamera, iyo uganiriye n'abantu 10 b'inshuti zawe, ntabwo hashobora kuburamo nka 3 cyangwa 4 babwira yuko batameze neza ndetse hari n'abahubwira ko cyane abadakijwe bavuga ati rwose ndumva ubuzima narabuhaze, nta cyerekezo cy'ubuzima mfite. Ibi ni ibibazo bihari kandi aba bose bari mu muryango. Hanyuma tukavuga ngo wenda turi buze no kugira no ku ngingo wenda yo kugaruka nk'abakristo, tuze no gutanga ibyiringiro nk'abakristo. Ni iki nk'umuryango wakora kugira ngo hagaruka ibyiringiro mu muryango? Kuko ibibazo iyo urebye mbere umuryango ko wari uremye, cyangwa se wenda tubanze tunarebe ngo uyu muryango turi no gushakiramo ibyiringiro, ubundi umuryango wacu uhagaze gute? Ubundi ni zihe mbaraga umuryango wacu ufite zishobora gutuma umuntu ufite ibibazo ashobora kubona igisubizo binyuze mu muryango? Urakoze. Waruvuze wagaragazaga pourcentage igaragaza uko ibikomere bihagaze mu bantu. Ngira ngo navuga gatoya no kubibakomeretsa. Iyo turebye mu itangiriro ibice 2 murongo waho wa 24 bibiri tubwira ko niho itangira ry'umuryango riri, ngo umuntu azasiga se na nyina, abane n'umugore we cyangwa umugabo we, babana karamata, babe umubiri umwe. Iyo ugenzuye hanze aha ngaha ukoze n'ijanisha ukareba umubare w'abashyingirwa buri wa 6, ukareba noneho n'abakora za divorce, kugeza ubu umubare w'abakora divorce urimo urazamuka kurusha w'abasezerana. Byumvikana aho naho mu muryango haba hamaze kugeramo ikibazo. Kandi Imana niyo yatangije uriya muryango. Satani rero kuva kera arwanya umuryango. Niyo mpamvu intambara zo mu miryango zihoraho, ariko natwe dushinzwe guhora tuzirwanya kugeza Yesu agarutse. Aho ndatanga urugero rutoya. Hari umwana umwe yabaye mu muryango, papa we agira uruhare mu ipfa rya mama we. Noneho umwana ararokoka. Arokotse aravuga ngo njye ntabwo najya kuba mu muryango wo kwa papa, kandi kwa papa baragize uruhare mu gupfa kwa mama wanjye. Agiye kwa mama we mu muryango wa nyina, bavuga ngo ntabwo twakwakira kuko iwanyu muri abicanyi. Urumva umwana yahise agira igikomere kiremereye, arahungabana, abura uruhande na rumwe ashobora kubogamiramo. Azize iki? Azize intambara zo mu miryango zigendanye n'ibyo bihe twari turimo. Gusa amahirwe nuko umwana naramufashije, naramumenye, mwakira nk'umuryango, turamurera, arakomeza, ubuzima burakomeza. Ariko na n'uyu munsi ubona ko kugaruka mu murongo biracyari intambara ikomeye. Icyo ni kimwe kibibera mu miryango tugendanye no mu bihe twabayemo. Ikindi kinakomeye gifite ingaruka zirambye, kidakumiriwe, gishobora kwangiza ibintu byinshi, imibanire mibi yo mu miryango. Kugeza uyu munsi wa none dufite abasore bafite imyanzuro itari myiza yuko batazashaka, bakurikije ibyo babonanye nyina akorera papa we. Barahungabanye kugeza ubwo uvuga umugore agahahamuka, ntashaka gushaka, arebye ibyo nyina akorera se, cyangwa inshuti, cyangwa se mu baturanyi, mu nshuti, mu miryango hirya aho akora. Yes, ahakora n'ibindi. Hari n'umukobwa kugeza ubu ubwira gushaka agahahamuka. Yarahungabanye kugeza ubwo uvuga umugabo akabona ikibazo aho kubona igisubizo, bitewe n'iki? N'imibanire mibi
ya papa na mama. Iyo babonye papa atashye barahahamuka, umutima ubavamo kuko biteguye induru n'urusaku. Iyo babonye mama aje bikagenda gutyo. Rero byarabarenze kugeza ubwo bahahamuka, barahungabana, kugeza ubwo bifite n'ingaruka zirambye kuko batifuza gushaka, kandi no mu mishakire yabo bagendera muri ya gahunda ya niko zubakwa, ntago baba bubatse uko bakwiriye kubakwa. Rero baba barabakoreye brand show. Bakabwira uko bagomba kuzubaka. Yes, icyo ni kimwe. Rero imibanire mibi y'abashakanye, imibanire mibi mu muryango itera agahinda gakabije, bitera ihungabana no gufata imyanzuro igayitse. Ngira ngo kimwe muri ibyo nicyo ngicyo. Urebye ukuntu umuryango uhagaze, umuryango nyarwanda uri busy, kandi yewe ko mbona busy bivuze hariho kuba busy, barimo barakora ibintu, barahuze mu bintu bibasenya. Ntiwanezeza Imana, ariko nanone hari ukundi kwizera ahubwo noneho kubabaza Imana. Uku kwizera kwitwa ubwoba. Abazi imibare uhera kuri 0 bara 1 2 3, ubwo ngubwo urimo kwizera. Yesu yaravuze ngo mufite ukwizera guto cyane umwategeye kuri umusozi ukavaho. Nivuga ngo uba watangiye kubara muri positive 1 2 3, ugiye kwizera kurakura. Aravuga rero ufite kwizera kuri 1 wabwira umusozi ukimuka. Ariko nanone ikindi abantu badasobanukiwe, hari ukundi kwizera uhereye kuri 0 ukamanuka muri minus, gukuramo. Nuvuga ngo kwizera kugihomba. Ubundi abacuruzi nyine ubwo ngubwo batangiye guhomba iyo utangiye kwandika akamenyetso ko gukuramo, ukandika 1, gukuramo 2, gukuramo 3. Ni ukuvuga ngo rero ubwoba busuzugura kwizera, warangiza ugasubira inyuma, bigatuma rero ukora cyane, ugahinga mu murima utera, kandi wakoze cyane wabize ibyuya. Niho rya jambo rivuga ngo se bibamarira iki kuzinduka cyane, ngo mukaryama mutinze, ngo kandi Uwiteka ari we uduha kuramuka. Nuvuga ngo munagerageza kuvuga iri jambo mu busobanuro bwose bushoboka uko mbyumva, uko ubwonko bwanjye bwabyakira. Hari abandi Imana yihereye ubuzima, baba navuze bo mu cyaro. Akenshi mu cyaro ntabwo ariho Imana ihera itanga umugisha, ahubwo abantu bo mu cyaro batekereza stress ziza gake kubera za expectations nazo ni nkeya. Reka mbabwire ikibazo abanyarwanda bafite mu bijyanye no kwizera no gukora. Urazi ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Noneho dore imiterere y'abanyarwanda, dore karakteri zacu, dore umuco wacu. Twizerera ibintu bihambaye tukabivuga n'akanwa, kubera ko baratubwiye ngo yaturireho neza. Turiho bebe. Vuga ngo ndi umutsinzi, vuga ngo ndi umukire, hamagara amafaranga aze. Ugasanga umuntu arabasha kubivuga n'akanwa, ariko umutima we ntushobora kubyizera.
urabizi neza yuko bidashoboka. Ibyo ngibyo niko kwizera kudafite imirimo, ni bwa buhamya budafite ibihamya. Ukavuga ngo genda umukire, waba uraye kuko bakubwiye gusa ngo wature urumva, ugasanga nta strategy nimwe ufite ubwoba muri wowe, akanwa kawe karatura iby'ubutsinzi, umutima wawe uratura ibyo gutsindwa kwiteka. So ubwo bwoba rero ni ukungu kutubaye, aho ngaho ntabwo uzanezeza Imana. Nushaka kuba umukristo, nushaka kuba umudiyakoni cyangwa umuvugabutumwa nkanjye, rwose ubwiriza ubutumwa cyane, iyo ufite ubwoba muri wowe, ntabwo ubwoba no kwizera bishobora guhura, kuko ni ikintu kimwe gusa kiba cyagiye mu ibara ryo hasi ryo kutanezeza, ryo kurakaza Imana. Kuko ubundi tuvugishije ukuri tutabiciye ku ruhande, iyo ukomeze gusigasira ubwoba urimo kuramya Satani, kuko waranezerwa yuko ibyo urimo kuvuga nibyo birimo, ibyo urimo kwizera nibyo birimo kuba, ariko ibyo uvuga byo ntacyo. Tujye ku rusengero tuzamura amaboko turirimbe tuvuge ibyiza, ariko imitima yacu irimo kuramya Satani ivuga ibibi. So ibi rero cya kintu nahoze mvuga cyo kutamenya ubumenyi, kudasobanukirwa. Tumaze iminsi muri discussion ku rubuga ahantu turimo kuvuga ngo inyigisho z'ingo ese twakazigiyemo cyangwa twazihoreye, bariya barayobya. Nanjye hari izo nagiyemo numva zirandambiye. Umugabo rwose w'inshuti yacu yaradutumiye tujya muri semina twirirwayo, noneho umwe akazajya asohoka, umwe noneho kapo ziziranye tukaza kuvugana, ariko se mwebwe burya mwavuyeyo ryari? Twanze mbega kubisebya urumva, ariko mu by'ukuri umuntu yaradushutse, yarimo yihimbira imirimo, twese duhindura ibicuruzwa, turaza turicara. So icyo kintu rero gituma abantu batakaza ibyiringiro, no ku nyigisho zakagombye kubafasha bakazihunga, kubera ko babonye za zindi zabangije. Aho hose hatakaje ibyiringiro. None utekereze niba hari urusengero wagiyemo nanone naho bakagupfunyikira amazi ukagenda, naho uhatakaza ibyiringiro. Urumva ko ahantu hazima twatangiye kuhata. So kutamenya ibisabwa rero mu kubaka umuryango, nk'urugero gutanga urukundo mu Rwanda ntabwo tubizi. Nakuze nzi ko mama na papa bagomba kubana, ibyo gukundana sinari nzi ko biri mu nshingano zabo. Nkura gutyo nanjye nuko nguko napangaga kuzabaho, napangaga kuzabana n'umugore azi yuko ndi umugabo, nanjye nkabazi ko ari umugore, nta kindi bisabwa. Ibyo gutanga urukundo rero bisaba kubivuga, kubwira umuntu ngo uramukunda. N'ubu ngubu ubwo mbivuze ngo ndagukunda, hari umuntu umusatsi uhita worosokaho atabibwiye nde. Urumva, noneho ugasanga nanakubwiye ngo Imana yambwiye ngo iragukunda, uhita uvuga ngo umbwira ibindi, ihuta aho ngaho harenge umbwira ibindi. Kubera iki ntabwo twabitoje. Urumva rero gutanga urukundo nibyo byagombye gukemura ayo makimbirane, ntabwo birimo gukorwa. nta rukundo dufite mu muryango. Ntarwo. Hari icyo bita guhumurizanya, gusengera hamwe. Buriya uzi yuko dushaka ikidusubizamo imbaraga twavuye mu rugo kandi twagisize mu rugo. Buriya papa wawe akubwiye ngo ameretse kubibwira umukobwa wanjye abiri ibyuye, namubwiye mu cyongereza kuko nicyo yumva neza, namubwira ngo I'm proud of you. Ni ukuvuga ngo untera ishema. Ndabimubwira, nari mwohereje ku ishuri, agiye ku ishuri, ni mu bwa mbere agiyeho, ndamubwira ariko untera ishema. Arishima, aranezerwa. Iryo jambo rishobora kuzamugeraho ingaruka indi myaka nk'icumi, ariko nzajya mbimubwira kenshi kugira ngo rigere imbaraga. So ibyo ngibyo rero ubu ngubu ahangaho umuntu nyine ubyumvise avuga ati mugabo ni umusesi. Urumva, ariko nicyo cyonye. Urumva ko natangiye mvuga ngo biroroshye. Igisenye ngo kiroroshye, n'ikizubaka kiroroshye, icyubaka umuryango kiroroshye, n'ikiwusenya kiroroshye. Utwo tuntu tworoheje nicyo kintu kirimo kubura. Yesaya 66:13 haravuga ngo nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we,
niko nzabahumuriza muzahumurizwa i Yerusalemu. Ninde Imana yahumuriza akemera? Isi atarabimubwiye, umuturanyi atarabimubwiye, abantu bose. Hari abantu uzi ko mu Rwanda umuntu ashaka kuguhumuriza cyangwa kugusubizamo imbaraga akaguca imbaraga akabyita mu rwenya, ngo nandi mu rwenya. Ariko nta rwenya burya rubaho mu magambo mu kanwa. Nta rwenya rudafite imbaraga. Amagambo yose uvuze agira imbaraga nushaka urimo gutera urwenya. Urumva ahantu turi. Niba rero tugiye gukemura kino kibazo cy'ihungabana n'agahinda gasaza, dusubire mu tuntu dutoya kuko twageze kure mu bintu bihambaye, udutoya twadusize inyuma nitwo turimo kwica ubugingo bw'abantu. Theo yaramaze kubivugaho Pastor. Hari abantu badukurikiye muri uno mwanya bari mu muryango, bafite abana, bafite ibyo bapfana mu miryango, harimo n'abafite n'ibibazo by'ihungabana n'agahinda gakabije. Kavuga ngo ngewe anko wanjye cyangwa mukuru wanjye ndabizi hari igihe ajya yisaza. Abanyarwanda niyo mvugo bakoresha, reka nkoresha iyo ngiyo, ngo hari igihe ngo aba yahaze. Hari n'abakoresha izo mvugo. Dukora iki kugira ngo ibi bibazo nimba umuntu abonye Theo akaba ari inshuti yanjye cyangwa tuvindimwe cyangwa tubana dusengana dukorana akaba agira ibibazo, dukora iki? Muri iryo janisha ry'abantu bafite agahinda gakabije, ihungabana n'ibindi, harimo kimwe cy'uko abantu turi gutekereza ibintu bidashoboka. Kimwe cyo turashaka gutekereza nk'abantu bari muri paradizo kandi nyamara turacyari mu isi. Umuntu yize azi yuko namara kwiga azarangiza akaba umuyobozi ukomeye, agakora mu myanya myiza ikomeye, akambara ikote na cravate, imodoka y'akazi, akayobora ikigo. Nyuma yo kurangiza kwiga ntabwo ari byo yabonye, kandi ntarabasha kwakira ibyo abonye, kandi yisanze ahantu. Noneho arimo arareba papa we wagurishije umurima kugira ngo yige, akumva ntashaka no guhinguka imbere, nta n'ikote amushyiriye, atagiye no kwishyura minerivare y'abana bakurikiraho. Uwo muntu nawe ari ahantu aho ngaho ku buryo ushobora kubona mu kanya afashe imyanzuro igayitse. Kubera iki? Ntabwo arimo kwakira ibihe ahuye nabyo, ahubwo aracyafite ibihe yiza atekereza. None ageze ku isoko asanga ntabwo ari byo bigihari. Ikindi ni uko nigeze kukivuga no mu bindi biganiro bitambutse, ubundi ibibazo nta biro bigira. Ikibazo ubusanzwe aho kiri cyo ntabwo kiba gifite ibiro, ahubwo iyo kikugeze iruhande urakigenera, wowe ukagiha ibiro. Ushobora gusanga umuntu afite ihahamuka ry'uko ari bubwirirwe, ihahamuka rifite mu masaa 2:30 saa 3 za mu gitondo. Undi ugasanga saa 5 zirageze, saa 6 zirageze, nta kibazo afite, aravuga ati bo nindya ndarya ntabibona, kandi nabyo ubushize naburaye 3 kandi ubuzima burakomeza. Nuvuga ngo ikibazo cyo kikugezeho ukananirwa kukijera, cyo kirakujera. Wabyumvise? Ibyo rero nibyo biri gutera ama stroke n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitera ihungabana ryo mu mutwe, nuko kwakira ikibazo kikugezeho ubwacyo bikubera ibibazo. Ngira ngo icyo kirumvikana. Ikindi, isi ifite umuvuduko w'iterambere. Ifite umuvuduko w'iterambere. Umuntu umwe yigeze gukoresha ubukwe, aravanganye gukora ubukwe bwo mu rwego rw'ikirenga, abe yahejeje, ashyushya umutwe, ashyushya abantu, akoresha ubukwe. Arangije akora ubukwe bwo mu mazi, arabaheze, ajya mu mazi n'ubwato, protokola, ubufotora, byose ajya mu mazi. Ubukwe burangira ari mu mazi, aravuga ati ndarangije, aravuga ati mbaye uwa mbere. Ariko ntiyamenya ko isi bucya nayo ikora ibindi. Arangije nyuma yaho gatoya, ajya gusura umusaza wo mu nshuti zo mu miryango, ajya hanze, yereka umusaza ubukwe bw'uko bwagenze. Akimara kumwereka ubukwe, arambwira ati burya rero na wa muhungu wanjye mutoya nawe aherutse gukora ubukwe. Amwereka amafoto yabukoreye mu kirere, bahuza ayo mafoto. Bose ntago bishimiye ubukwe bakoze, ahubwo bishimiye ubwo batakoze. Urumva ikibazo cyarongeye kigira gute? Cyarongeye kiravuga. Tugomba kumenya ko turi mu isi ifite umuvuduko, tukirinda ko itujera ahubwo tukayijera. Ko na Bibiliya avuga ngo idushyira muri Edeni,
iduha ibirimo byose ngo tubiyobore. Ikintu cya mbere kiri kudutera ihungabana nuko tutari kuyobora ibintu, ahubwo ibintu biri kutuyobora. Hanyuma hari icyo warumbaje uvuga ngo ese twakora iki? Ikintu cya mbere ni ukumenya ko hari abakomeretse, ukabanza ukareba niba warikomerekeje, kuko kwikomeretsa bibaho. Iyo urimo unanirwa kunyurwa n'inzu wubatse, iyo uri muri kunanirwa no kuba mu nzu ukodesha y'ibihumbi 15, ukajya kujya mu nzu y'ibihumbi 50, ukarara uhangayikishijwe nuko bakwirukanye mu nzu kubera ko wananiwe kwishyura inzu, ni ukuvuga ngo wariremereje, ufite ikibazo ariko witeje. Noneho no kugira ihungabana, kutanyurwa n'ibyo ubasha kubona, ibyo nabyo biguhoza mu gahinda gakabije, ahubwo ureba aho abandi bageze ukabona ko abantu bagize gute, bagusize. So hari ihungabana rero ushobora kugira, hari ibibazo by'indengakamere ushobora kugira, ugomba kubanza ukicara ugatekereza neza wowe nyirabyo, ukareba niba nta ruhare rwawe rurimo, utarigoye, utarananiwe kubijera, akaba ari byo bikugoye, kuko ibyo bibazo ufite bituma urara udasinziriye. Hari abafite ibibirenze kandi barasinzira. Turimo turagendana. Hari ntabwo nguciye mu ijambo, ariko hari ingingo Theo yavuzeho, wenda nifuza kuza kugarukaho mu gisubizo uri bumpe. Yavuze ati hari abantu bariho muri no minsi, abakecuru, generation y'imyaka 60 50, bari kwibaza isi turi kubaho muri no minsi, ibintu muri kubamo, ubuzima muri kubamo n'ubuhe. Ndashaka ko muza kumbwira ubundi ibisubizo turi gushaka, twanga umuryango, uruhare rw'umuryango mu gukumira ibibazo by'ihungabana n'agahinda gakabije. Ubundi uyu muryango ufite ububasha bwo gutanga iki gisubizo? Urakoze cyane. Umuryango ufite ububasha, ahubwo ntabwo uri kubiha umwanya. Umuryango ufite ububasha kuko umenye amateka y'abana, ukamenya utishimye impamvu atishimye, ukamenya ikibazo afite no kugikemura, ukamenya hari abakeneye kubwirwa neza gusa, ibibazo byabo bikaba birangiye, bakeneye umuntu babwira neza gusa. Kambwa ati wambaye neza. Ushobora kugira umudamu wawe akava mu gitondo akageza nimugoroba utarawamuhamagara, kandi nyamara umusore bakorana akamubwira ati se urataha ryari ngo dutahe, bamanuka baca kuri alimentation ati uranywa ji konje cyangwa ishyushye. Arimo araba surprised, arimo arabona ibintu atajya abona. Noneho yagera mu rugo ngo ari kubukiriye, ntakumubaza ngo wiriwe he, ese ku kazi mwariye, mbese uvuye ndahazi, uvuye muri bya bindi byawe. Bivuga ngo uyu muntu agera mu rugo ntiyishime, agera mu rugo agatangira ubuzima bw'umuhangayiko, kandi nta mafaranga yawe akeneye, ahubwo akeneye kubwirwa neza gusa. Dukeneye kumenya ngo ni iyihe ndwara umudamu wanjye arwaye, akeneye uwuhe muti. Uzasanga hari igihe akeneye kubwirwa neza gusa, hari igihe akeneye kubwirwa amafaranga nahembwe kugira ngo amenye ubukene dufite aho buturuka. Kuko hari abantu babayeho mu ngo bababaye ko bashobora kuba binjiza amafaranga menshi ariko agera mu rugo ari makeya. Urumva ikintu akeneye gusa ni amakuru, hanyuma ubundi agatuza agatekana. Byumvikana ngo ndaguha urugero, hari umwana ushobora kumara iminsi 3 ataratinyuka kubwira papa ikibazo afite, ataramusuhuza, ntaramubwira ko afite anniversaire, ntaratinyuka kumubwira ko agiye mu anniversaire k'abana bagenzi be. Nukuvuga ngo iyo sosiye, uwo mwana turimo turamwangiza, arimo arabayizoreye, turimo turamushyira mu buzima bwe bwa wenyine, kandi bizafekta n'abandi n'abazabyara. Noneho kuba umubyeyi adashobora kuba open ngo afunguke abana bamudabagireho, hari ibibazo byinshi atazamenya, kandi natabimenya ntazabikemura. Ngira ngo wenda ako ni kamwe mu byo mbashije kuvuga. Urakoze cyane. Theo, uyu muryango turi kuvuga ngo uruhare rwawo mu gushaka igisubizo kuri ibi bibazo by'ihungabana n'agahinda gakabije, uyu muryango ni ushobora kuba turi kugondoza nta n'ibyo ufite? Birashoboka? Birashoboka. Buriya uvuze ngo ntibishoboka, wavuze ngo Imana yaturemye nabi, kuko ikintu yaturemyemo yaritaje. Buriya ikintu Imana yakoze, yaremaga ibintu byose ngo ni byiza. Irema umugabo, isanga ubundi umugabo yamuremye muri image ye, ariko ashyiraho inyongezo, aravuga ngo ntabwo ari byiza cyane. Irema ngo n'umugore, ibagira babiri. Ubundi ikintu Imana yashatse ni ukurema ubumwe buhambaye, bigasa naho umugore wanjye n'abana n'ubundi ari jyewe, ntahari n'ubundi mba mpari.
nuko ubwo bumwe bumeze. Imana yaturemye mu ubumwe buhambaye, arangije aravuga ngo nanababwirira iri banga ryo gusenga. Imana yaravuze ngo 2 cyangwa 3 nibagira ikintu bemeranya hano mu isi, imitima yabo ye ikacyemeranyaho, Imana izagikora. Ikintangaza nuko itigeze ivuga ngo niba ari cyiza. Urumva? Yaravuze ngo ubumwe bw'abantu 2 cyangwa 3 hari ikintu bemeranije hano mu isi, Imana iragikora. Bivuze ngo ubumwe bwonyine bwabo bufite imbaraga zihambaye. Hari nubwo byaba ari bibi, ahari wenda Imana ifite ubundi bwenge bwo kutuyobora mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, igatubuza gutekereza ibibi. Erega byanabayeho hano mu isi, umunara w'Ibabeli se byagenze bite? Ntabwo wari mwiza, ntabwo cyari igitekerezo cyiza. Imana hise ivuga ati aba bantu ubwo bahuje umutima barabigeraho. Urumva? Ngo imanurwa no gucanganyukisha indimi zabo kugira ngo nibavuga ntibumvikane. Ariko umunara w'Ibabeli wari ugiye kubakwa n'ibyo babishakiraga byose byare kuba. Hariho ubumwe mu kibi. Imana iravuga ati n'abatatanije bakora ikibi gihambaye. So nuvuga ngo uyu muryango ufite imbaraga zihambaye. Ariko byandi natangira byo kuvuga ngo kutamenya abo bari bo. Ntabwo mvuze wenda nka groupe, umuntu wese utiyize abari nk'ishene irwaye mu munyururu w'igare, burya haba harimo utujisho twinshi, kamwe rero gacitse uranyonga bikanga kubera ko umunyururu wacitse. Bivuze ngo rero buri muntu wese, buri mu mambure w'umuryango ugomba kwisobanukirwaho. Ari nacyo kimpangayikisha cyane yuko abantu biga cyane ariko ntibiyigeho. Ugasanga umuntu afite ubumenyi bwinshi usibye ubwo kwimenya gusa. Usanga umuntu aragiye azana PhD 1 2 arangajwe no kuzana amandi ma PhD ariko ubwe ntiyize. Kandi ni uri hafi ye kurenza ibyo arimo kujya gushaka, ndetse bakajya no hanze akagaruka. Yarangiza agasenya ibintu yakagombye kuba akubaka ibyo yakagombye kuba arimo gusenya kubera icyo uwo muntu ntabwo yiyize. Niyo mpamvu abantu bari busy, umupapa byuka ajya ku kazi nkaho abana be n'abarindi projet yikoreye. Abana ntabwo ari projet, umugore ntabwo ari projet. Urumva rero mu gihe umugabo azasobanukirwa position yakamenya uwo ari we, umugore akamenya uwo ari we, umwana akamenya uwo ari we, byonyine bwo hari umugozi w'ibinyabutatu utabasha gucika. Impossible. Mu buryo rero umuryango ukoze, hari abantu wenda barimo kugerageza kubisenya bazi yuko ngo barimo kubaka ibyiza, ariko ko Imana yabyubatse nuko biri. Umwana niwe donc wo ku rwego rwo hasi mu muryango, ariko afite capacity ikomeye, niwe ufite imbaraga kurenza abandi bose. Ahubwo mu kubaha niwe ugomba kubaha abandi bose, ni icyo bita chain of command. Habaho nyumba 10 mudugudu isibo bikinjana aho noneho uve kuri mudugudu ujye kwa gitifu w'akagari n'uw'umurenge. Urumva yuko ubundi ntibarutanwa mu bumuntu, ahubwo barutanwa muri authority, mu butware. Noneho habanza umwana hagakurikizaho umugore. Ndimo ndahera ku bantu b'abanyembaraga, ngarara ku bafite intege nkeya, ariko aribo bafite autorite kurenza abandi. Usibye ko n'ibyo rugero rutanze buriya muyobozi w'umudugudu niwe ukomeye. Niwe ukomeye, ni ukora akazi kenshi. Ni umukuru ntabwo umuyobozi. We anagera ku bantu umuntu umwe. Iyo uzamutse hejuru utangira kubona abantu bahuza igikundi bakabwira igikundi, ariko umudugudu avugana n'umuntu umwe. Nuvuga ngo bose aba basi. Ukuyemo ba mudugudu rero wasigarana abayobozi bataza abo bayoboye. Babayoboye kuri systeme gusa. Urumva? Noneho rero umwana aba afite imbaraga z'amaboko, umugore aba afite imbaraga z'ubwenge, umugabo aba afite imbaraga za vision. Nk'umuyobozi abona ibintu abandi batabona, ariko ntabwo bimushyira hejuru, ahubwo bimushyira hasi. Kubera iki? Umugabo kubera guhora atekereza, uzarebe umugabo ni protection, ni umutaka w'ibyo byose. Urumva? Ni umutaka w'iyo unité y'abantu batatu. Nimo ndagerageza gusobanura imbaraga ziri mu muryango. Ariko kugira ngo tube turi ahantu tugeze, nuko umwana atiyizi, umugore atiyizi, umugabo atiyizi, barangiza bagasigara
umwe asa naho arimo kwiyubakira ubwami bwe n'undi ubwe. Ubu bwami bubaye bumwe, igihugu cyitwa u Rwanda, ureke bibi barimo kutuvuga ngo bazaze batwigireho, noneho baza bakatwigiraho no muri karagiteri. Noneho ubuyobozi bw'umuryango buba burimo kuyobora igihugu, n'ubundi nibwo buba buyoboye igihugu. Reka nk'ubu urugero ukuntu umuryango wari uyoboye igihugu. Umupapa mu rugo nta yindi pozisiyo afite, ntabwo ari koroneri, ntashobora kuba koroneri mu rugo, urumva, ntashobora kuba minisitiri mu rugo, nta nubwo ari nyumba mudugudu mu rugo, ni umupapa nyine. Ariko iyo asohotse agiye hanze aba agiye kuyobora abandi bantu, ariko umutima we wakorewe mu rugo. Ni ukuvuga ngo n'ibyo yasize mu rugo n'ibyo azana, ntushobora gutanga icyo udafite, ntushobora guproduce icyo utari cyo, urumva. Iyo rero mu rugo byagenze neza, minisitiri ava mu rugo aseka, iyo ageze ku kazi afata abantu neza. Urumva rero ahantu ikibazo kiri. Noneho ba bandi bavuga ati jye simfite papa, simfite mama, ntuzajye ukorera mu karyango gatoya, ukorera mu muryango mugari. Niba udafite umuryango wo mu rugo papa na mama, ugire urusengero. Nutagira urusengero ugire Kristo wowe nawe muri timu. Niba udafite na Kristo ariko wibuka ko ufite igihugu, buryo n'ubuyobozi ushobora kubwiyambaza. Kuko umuhanga yaravuze ngo koresha ubwonko bwawe neza, n'ubwundi wese watira. Bivuze ngo ntuzakoresha ubwonko bwawe bwonyine ngo utekereze ibitekerezo byawe wumve ko bihagije. Numara gutekereza ibintu byawe wabishushanya rero bishyize ahantu, uzashaka undi muntu kurusha ubwenge umwereke igishushanyo uvuga uti urabibona ute. Aho ngaho nibwo imigambi yawe izasohozwa neza. Imana ikunda gukorera mu bumwe. Ikibazo wari ubajije pozisiyo turimo, ese turabishoboye? Umuryango niho igisubizo kiri, ibindi byose ni ukwishushanya, ni byampemuka ndamuka. Iyo mu muryango bitatunganye ibindi byose birazaba. Theo, na ejo bundi nasomye imibare intera ubwoba. Ribu yasohoye imibare igaragaza yuko mu mwaka wa 2019 na 2020 umubare w'abantu biyahuye mu Rwanda bari 291. Nuvuga ngo abantu 291 bariyahuye turabashyingura muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu gihe ubwo ni 2019 2020, mu gihe 2020 na 2021 bisohotse ejo bundi bavuga ko bari 285. 285. Abo bantu nuko nyine umuntu iyo yavuze mu mibare yumva ari utubare dutatu, 2, 8, 5, akumva ni abantu bakeya. Ariko bashyize nko muri stade ukabatondesha umurongo nibwo babyumva, ni abantu benshi. Muri abo bose uko bari 245, 47 nabiyahuye, ntago tuzi ntago bamenye intandaro y'impamvu biyahuye. Baraje nyine basanga biyahuye 47%. Hanyuma mu gihe abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu muryango, yagurishije umutungo nabizi, yanciye murima wanjye yarawuhinze atabimbwiye, bari 28%. Hanyuma ababitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari 8%. Abatewe noneho n'amakimbirane aturuka ku butaka, intwari y'ubutaka ni 3%. Naho bitewe n'indwara zidakira, bati narwaye ndi niyahure, bari 3%. Iyi ni imibare y'abantu biyahuye. Hanyuma nakomeje kwibaza, turi kuganira turi kuvuga uburyo twakemura ibibazo byacu, uburyo dufite imbaraga zikomeye. Hanyuma ndavuga ngo uyu muryango wacu cyangwa se societe yacu tubamo ntishobora kuba iri kudutera ibibazo bishobora gutuma tugirira ihungabana n'agahinda gakabije. Kamere kuri Theo. Ibyo twatangiye tuvuga hariho amajyambere adafite icyerekezo. Wenda niba nk'abayobozi bacu bafite icyerekezo ariko twe ntitukizi. Navuga ngo development yawe yagombye kudevelopa wowe kugira ngo uzabe muri iyo development utunganye, utuje. Ariko reka ngusoma iri cyanditswe kimwe cyo mu Migani 29:18, mubwire impamvu ibyo tugezemo bishobora kutwica iyo twebwe ubwacu
tudatunganye tutabitunganiye. Haravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko aba ahirwa. Mu Cyongereza avuga ngo where there is no revelation people cast off restraint, but blessed is the one who heeds his wisdom and instructions. Ikintu nashatse kuvuga cast off restraint, ngo ahantu hatari uguhishurirwa abantu bakuraho garde-fou. Nubundi niko ikintu cyane twakivuze, bakuraho ibintu byabarindaga bakabijugunya hanze. Noneho ukuntu baba basiga bameze, baba bamaze gucurama. Ubundi mpamvu n'abatariyahura tuvuga ngo ntibiyahuye nuko donc cyakere ntago baragerayo neza, ariko nuvuga ngo bakuyeho garde-fou. Utekereze nko muri etage ugakuraho biriya byuma bikurinda, barangiza noneho ukamanuka ubu utarapfa iyo ukiri mu kirere. Nuvuga ngo abantu benshi n'abatariyahura hari abameze nka accident muri process, ntabwo barapfa ariko baratangiye, ntabwo baragera hasi ngo basandane. Ibyo ngibyo rero bimwe babivuze nagize nshaka nko guseka, abantu biyahure kubera ubutaka bakabuhambwamo aribwo barwaniraga. Nuvuga ngo bafashe agaciro k'ubutaka bagaha imbaraga kurenza ubuzima bwabo. Nuvuga ngo nakwemera ngapfira ubutaka ngapfa, ariko bukitirirwa ko ari ubwanjye, bakanabumpambamo. Nta nubwo bamuguhambamo bakujyana rusororo nk'abandi bose. Niyo kibazo. Urumva rero ahangaha ikintu bita garde-fou ubu wazikuyeho. Ikindi muri development ikintu kintera ubwoba ni ukuvuga ngo icyo bita develop amajyambere, abantu nibwo batinyuka bakavuga ngo nta Mana iriho. Kandi bibiri yaravuga ngo hari ibiganiro nabonye bisigaye kuri bigezweho bahita baba benshi. Ubundi umubiri w'umuntu turebe ibibazo turimo kuvuga, ubundi turimo turabivuga nk'ibibazo, ariko ubundi nibyo bisubizo dufite muri generation yacu. Kubera yuko ikibazo ubundi ikintu iyo kije gifasha ubwonko bwawe gutekereza muri speed butajyaga butekerezamo. Ikibazo iyo kije gifungura imiryango mu bwonko bwawe itari kuzigera ifunguka iyo hataba ikibazo. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye bavumbura ibintu, umuntu wavumbuye umucyo yari yarambiwe umwijima cyane. Umwijima wamubanye mwinshi, byagira nimugoroba yajya gukora akabona haje umwijima. Uyu mugabo ngo yaragerageje afata materiyeri 6,000 byose byanga, materiyeri 6,000 kugira ngo akore itara biranga. Ariko kubera pressure y'umwijima byarangiye inshuro 1,000 yagerageje, abona akuyemo itara turimo turayakoresha uyu munsi. Urumva ibintu rero birimo kuza bituzaho uyu munsi ni amahirwe yo gufungura inzugi mu bwonko bwacu, ariko kubera ko tutatojwe gutekereza ngo dutekereze mu buryo bwo gushaka igisubizo, umuntu ahita yimanika akavuga ngo byambanye byinshi. Bivuze ngo rero n'abantu banteze amatwi genda bivuga gutya nyine, atari uko nambaye ikote na karuvati nubwo nibyo ndabisanze hafi. Niba ndababwira ngo ibintu twebwe turimo kuvuga hangaha, ndibwira twese ariko tumeze, twabanje kubigerageza duca muri hopelessness, ahantu hatari ibyiringiro. Turabibona, niyo mpamvu tubivuga. Ikintu rero kikubwira ko ufite ibyiringiro ni uko bitanga. Ikintu kikubwira ko ufite umunezero ni uko abantu banezerwa kubera wowe wahageze. Ni ukuvuga ngo rero abantu barimo kwiyahura, abantu barimo bamaze kurambirwa ubuzima bwabo, ubundi impamvu ntekereza ibanga rikomeye hano nuko n'ubundi ubuzima bwabo bwari ubwo kwirebaho gusa, bari bataratekereza ku bandi. Iyo utekereje ku bandi usa naho wibagiwe, ariko ntushobora kwibagirana, kubera ko ibikorwa ku bandi ni nkuko wafata umupira uyu nguyu baro uri bumwuka ukawukubita ku gikuta uhagaze imbere yacyo, urakugarukira byanze bikunze. Iyo rero utanze ibyiringiro bikugarukaho bifite speed. Iyo utanze umunezero mu bandi ukugarukaho ufite speed. Urumva rero ikibazo dufite nuko tutaramenya ikibazo cyari cyo. Urakoze pastor. Umwunganire gatoya. Avuze ikintu
twese turi mu isi. Pasi utarakomeza iriya mibare navuze nuko 82% kangira ikintu nongera 82% by'abari abantu bose nabagabo nibo benshi 18 nabadamu. Urakoze cyane. Icyo nakubwira impamvu ari abagabo, uriya abagabo ni umutwe, baratekereza cyane, bafite amakuru y'ibyo bagomba kugeraho, bimwe navugaga n'ibyo bagezeho, n'ibyanze n'ibyapfuye bigasubira inyuma. Turimo turagendana. Noneho iyo bimaze kumurenga ashobora gufata umwanzuro mubi cyangwa mwiza biterwa n'uwo ari we. Icyo nakubwira gikomeye, ibibazo uko biri kose iyo bikugeze iruhande ni wowe bijera, ntabwo wemera ko bikujera. Iyo bitangiye kukujera birakuyobora kugeza bigujugunye mu rwobo ukiyahura. Do ubundi ibibazo bigira uburyo butatu. Uwo ni njyewe niko mbijera kandi bimpaye amahoro. Nta nubwo nshobora kwiyahura, sinshobora kurara ntasinziriye, ntabwo bikunda. Ntabwo ndara ntasinziriye. Oya ntabwo sinjya ndara ntasinziriye. Iyo ibibazo bingeze imbere, icyambere cyo ugomba kumenya ko hari ibibazo bizavaho ntacyo bikozeho. Ariko nk'umugabo ugomba kumenya ko hari icyo ugomba gukora kugira ngo ibibazo biveho. Iyo wamaze kugerageza inzira zose zishoboka ngo ukemure ibibazo, ibigiye biragenda, ubwo ibisigaye biba bisigaye inzira ebyiri. Hari icyemera mukabana cyangwa ikibona mutabana kikijyana. Turimo turagendana. Kuko uzasanga ari ibibazo byinshi kugeza uyu munsi utazi aho byagiye kandi utakemuye, ariko byijyanye. Hari n'ibyo wakemuye, hari n'ibyo mubana. So ugomba kumenya ko iminsi yose uzaburiho ku isi hari ibibazo muzamubana nabyo. Hari icyo uzajya ugeraho ugakemura kikagenda, ari kizabona utareseriye kitabana nawe kikijyana. Ibyo ni ubuzima busanzwe. Ndaguha urugero ruto. Nigeze ndimo nganira n'umudamu wanjye, tuvugana mu buzima busanzwe, ati mu rugo ati ko mbona wowe ntacyo bikubwiye, ko mbona wowe useka wagira ngo ibibazo biranga ntabwo bikureba, biba bimeze gute? Ndavuga nti habaye ikibazo cye. Ati ubuse hari umuceri uhari? Nta muceri wo kurya uhari? Tuza gusanga ikibazo si umuceri, ahubwo ikibazo ni umufuka w'umuceri. Wabyumvise? Nza gusanga ntabwo ikibazo gihari ari cy'umuceri, ahubwo ikibazo gihari ni umufuka w'umuceri. Atese isukari, turebye ku isukari dusanga iyo tumwira hari ndetse n'iyejo, ahubwo dusanga ikibazo gihari ni umufuka w'umuceri. Ariko nta n'itegeko ryo ngomba kuhora mbitse umufuka w'umuceri mu nzu cyangwa w'isukari. Bivuga ngo icyo cyari ikibazo gituma umuntu arara adasinziriye mu gihe hariya hepfo baguze inusu y'isukari kandi banezera, ahubwo kubera ko bamaze iminsi bakinywera. Kandi buri wese ashyiramo ikiko. Oya, kuko bamaze iminsi bakinyweraho. Noneho reka nkubwire ikintu gisekeje. Uzi ko iyo usuye umuntu ugura ku kiro ukamusura umutunguye, kubera ko ikiro n'ubundi nta kigabanya. Iyo umusuye umutunguye uvayo uriye. Niyo mpamvu dusura abakene tukavayo turiye, wasura abakire bafite umufuka kubera ko batetse bagereranyije abahari. Iyo umutunguye ntushobora kurya iwe. Ikinyamakuru gasoma. Ubwo wumvise uruhande rumwe rw'uko ushobora gufata ibibazo ukabiha umurongo. Ikindi nakubwira gituma abagabo ari bo mubare munini wiyahura, nibo barimo kugerageza ibishoboka byose ngo barebe ko bava aho bari bagera, aho bari kwizera nabi. Afatika rero ngiyewe nabonye nuko ahantu wizeye ko nugera uzanezerwa, amakuru afatika nuko aho hantu atariho, ntago habaho. Impamvu uyu munsi ndabivuga, ubu tuvugana ndareba izi ntebe ariko sindeba hanze. Ubu noneho ibyifuzo mfite bingana n'izi ntebe, ariko nisohoka hanze ndi hari amamodoka. Nuvaho kunezezwa n'izi ntebe, none uratangira kunezezwa n'iki? Ndatangira kugira icyifuzo. Nigeze rimwe mbaciriyemo ukuntu udashoboye kumanaginga ibitekerezo byawe n'ibintu by'isi ngo wikreyemo umunezero. Nigeze rimwe mbona inkweto hariya mu mujyi, nshaka kugura inkweto. Bona ni nziza. Zari nziza kabisa. Ndabyibuka hashize igihe kubera ko nari ntarabona amafaranga. Naho ko hari gushira igihe uruganda ruri gusohora izindi. Umunsi natwayeho ya mafaranga ngura za nkweto, nzishyira muri ambaraje. Ndagize kuzishyira muri ambaraje, sinagumya mpfundura ambaraje ngo ndebe kubera ko nesheje umuhigo. Turimo turagendana. Ahubwo ntangira kugira gute? Ntangira kureba izisigaye. Ntago nanejejwe n'izo ntahanye, ahubwo nababajwe n'izo nsizemo. Turimo turagendana. Ikindi ndaguha urundi rugero, hari ibintu byinshi dushobora gufatiraho urugero. Umuntu arajya hariya mu Kagera akagura imodoka miliyoni 80.
yamara kugura vewiti ya miliyoni 80 agahita yirukanka agacinya mirambo bagashyiramo fima akicaramo inyuma ko yesheje umuhiga akoze igikorwa cyiza kuki adahubwo adakuraho fima akamanura n'ibirahure akagenda asuhuza abantu tukamubona nk'umuntu wesheje umuhigo ugeze ku gikorwa cyiza. Bivuze iki rero, aho dutekereza kugera tukishima ntago ariho, ahubwo ahuri niho ukwiriye gukereya ukahakereye umunezero, ukahakereye ibyishimo, kuba wariye, kuba wambaye, kuba uri muzima, ukahakereye umunezero, none ahubwo akaba ari uhagarara ushaka ibindi bintu by'imbere. So nidukomeze rero kureba imbere cyane kandi tugasanga aho imbere hatabaho, ntihabaho iyo uhageze ubona ahandi. Ndaguha urugero, umuntu urangura muri Kenya afite amakuru y'abajya mu Bushinwa, ariko urangura Nyabugogo afite amakuru yo muri Kenya. Iyo umaze kugera rero mu Bushinwa ukabaza abo mwageraga bakubwira ngo tutakijyana, bakubwira ko bari muri Turukiya. Nuvuga ngo ntushobora kunezezwa ahubwo uhora uhahamutse. So birasaba rero ko dukereya naho ushaka kujyayo. So hari ibintu bitatu ubundi umuntu agomba kumenya. Umuntu avukarira, akabahaganya, agafatanyuzwe. Ibyo ni ubuzima bw'abantu, ariko ushobora kubikatira aha. Kimwe cyo udashobora gukuraho ni ukuvukurira. Bisobanura ngo wari uri mu nda, wari uri ahantu heza unezerewe, none ugeze mu isi, umuyaga, gushaka ibere, ubundi byari direct, byari automatique. Ariko ikintu bita kubahuganya ushobora kubihagarika. Ikintu cyitwa gupfutanyuzwe ushobora kubihagarika. Umaze guhagarika kubahuganya ugakuraho gupfutanyuzwe, ntabwo ushobora kwiyahura. N'icyanditswe kirabivuga, Abaroma 12:16 ngo muhuze imitima ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Teo ugifite mikoro njya nkurikira ibiganiro byinshi bivuga kuri iyi ngingo yo kwiyahura, ihungabana. Ndabikurikira rwose kuri YouTube, biba biriho byinshi, wenda n'abadukurikirana ni byinshi mwarebye imbere y'iki ngiki. Comment zijya njya nsoma na comment, nkajya hasi nkasoma comment, nkabona umuntu aranditse ati ibyo nibyo mwamwivugira muba mwiganirira. Hanyuma abagabo ndi kubona hano kuri mikoro mwese murishimye umutima. Nagira ngo twibibanga, dutange password ubundi kugira ngo ibi bishoboke, kugira ngo tugire uyu muryango utanga ibibazo, ukemura ibibazo bitera kwiyahura ndetse n'irihungabana rikabije. Password mutubwire Teo. Password ni iyihe? Urufunguzo nihe bakanda kugira ngo ibi bishoboke? Ntabwo ari ibanga nari kurisha. Hari abantu bajya bavumbura ahantu imari bagahita babigira ibanga kugeza igihe izashirirayo. Aho waranguriye ntuhabwira abandi kugira ngo ubanze ucuruza amakuru abandi batarayamenya. Ariko twebwe nshobora kukubwira ngo nshobora kuba ndahanga afite umunezero kandi madame atanyishimiye 100%. Hano turutse mu rugo naza kureba ngasanga ni ikintu nakoze ntabizi kikamubabaza, nagera mu rugo akakimbwira nkagisabira imbabazi, biba birangiye. Aho ngaho biba birangiye niho ibangarire. Urumva? Noneho Bibiliya irakabaho. Haravuga ngo niba bishoboka kurwanya uruhande mubana n'abantu bose amahoro. Ariko noneho hari ikintu nshaka yuko dusobanukirwa. Birashoboka, ahubwo bivuze ngo niba bishoboka, mu cyongereza bavuga ngo as far as it depends on you. Mu gihe hari uruhande wowe ushobora gukemuramo ikibazo, mu gihe ari wowe bireba, kuri rwawe ruhande ubana n'abantu bose amahoro. Ni ukuvuga ngo mu gihe wowe ufite igisubizo muri wowe witegure kugitanga. Noneho sasa ikibazo dufite mu buzima n'abarokore hari abarokore n'abantu bakijijwe. Abarokore byabaye nk'idini, ni movement, abantu bose bajyamo binjiramo. Hari abantu marage nabo iminsi mbafasha ngira ngo nabarokore, kumba ikintu bashaka ni uwo munezero gusa. Niba mara kubona bahita bigendera. Ibanga rero ntibizashoboka. Hari ibyishimo, hari n'umunezero. Nshobora kubasigira ibyishimo, nshobora gushaka inkuru isekeje tugaseka, tugenda bavuga ati cyakora uyu munsi you made my day. Uyu munsi ni sawa, wakoze. Ariko ni uwo munsi gusa.
ariko umunezero tubonera muri Kristo Yesu ni umunezero akenshi ukunze kugaragara mu gihe cy'amakuba. Ubundi ntabwo ugaragara cyane kuri mikoro, byo turimo turabaho ubuzima buri normal busanzwe, ariko mu gihe cy'amakuba nibwo ubona. Noneho uyu munsi hari njye ngira inkuru zijyanye na misiyo. Hari umuryango wari uri muri Afghanistan, ari abamisiyoneri, umugore, umupapa n'abana. Abo ngubu rero abatalibani bahawe intera ku rwego rwo hejuru rwo kwica umukristo wose bashatse. Ubundi nibyo abapolitisi bari barimo kuvuga ntitubyumve. Bari ba Biden baba bavuga ibintu kumva ntubyumvise. Ariko ndashaka kuvuga ahantu umunezero ugaragarira. Abatalibani bateye n'umuryango urebererwa n'abantu b'inshuti zacu twasangiye ku meza, ngo babonye abatalibani baje, ngo abana baratanguranwa babwira ababyeyi ngo mwibuke ntimwihakane Yesu. Aravuga ngo uko byagenda kose twebwe ntabwo turi bwihakane Yesu. Barabishe bose barabarangiza mu cyumweru gishize, ariko bapfanye umunezero, kandi uwo munezero bawibukijwe n'abana babo bigishije ibya Yesu. Hanyuma abo bagenzi bacu baratwandira cyane tubwira ati wa muryango barawishe, ariko mureke tubabwire iby'ibyiringiro. Urumva? Aho umwana w'imyaka 5 akavuga ati papa humura ntugire ikibazo, Yesu ari muri twebwe, ntibari bumwice. Urumva? Nuvuga ngo turagiye. Abantu bicaye bategereje bati rya joro bavugaga turigezemo, ariko wagushyira mu ndege akakubwira ati turi hafi kugera muri Amerika. Ushobora kuvuga uti hameze hate, mbega no kumva nyine ugeze ahantu heza. Hari abantu rero binjiye muri Yesu, Yesu yinjira muri bo, ntago bajya impaka. Abangaba ni babandi babona ibyago byinshi bakavuga ati se rya juru twaba turigezemo. Nkuko abantu bisi abanyafurika bahora bahinda ngo cyangeza muri Amerika. Hari bambwiye ngo uwangezayo gusa nubwo naba mayibobo yaho. Agaze byo. Yusubi inyuma cyanditswe kiravuga ngo ahantu hatari uguhishurirwa ngo abantu barashira, abantu bararimbuka. Ni ukuvuga ngo rero hariho nta gitangaza kiriho. Hari umugabo wo mu byakozwe n'intumwa bavuga ngo bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose, ngo mu gicuku ry'iryo joro arabajyana buhagira ingoma, ahera ko babatizanwa n'abe bose. Narimo kuvuga ngo tekereza famiye yose yakijijwe. Urumva? Aho ngaho niho ibanga riri. Famiye yose yakijijwe. Hari abantu bakizwa ugasanga umugore yarakijijwe, ariko wagira ngo ni nk'umwambaro yaguze wambarwa n'abagore gusa. Ntiyitaye niba umugabo wazakizwa, ntiyitaye niba abana be bazakizwa. Uwo nguyu umurebye ahora mu masengesho, ahora mu ndirimbo, ariko nta hantu ahurira n'agakiza. Kubera ko ahantu ikikubwira ko umuntu yakijijwe yahuye na Yesu, ntabwo ashobora guhura n'umwetaranje ngo batandukanye atamubwiye Yesu. Nicyo kintu kikubwira ko umuntu yakiriye Yesu. Niyo mpamvu mu bibazo byose wambaza wibagiwe ndaza kukwibutsa. Niwe banga. Urakoze cyane Theo. Reka tunagane no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nshimire cyane abantu twagiye tubana, ariko nagira ngo tugane ku musozo. Bamwe mu bantu badukurikiye harimo abantu bamaze muri Yesu turi kuvuga, imyaka iri hejuru niyo bamwe muri twe dufite. Umuntu kuko ngiye hari abantu twaganira ngo ati ngiye nakiriye Yesu muri 60. Rwose hari abasaza babikubwira, ariko baracyahura n'ibi bibazo. Baracyavuga ati hari n'ababigerageje kwiyahura, bari no muri barakiriye Yesu, bagiterana, bari muri korari bacyakira amaturo, ari n'abizerwa. Hari n'abantu bajya baza no kubagisha n'abinama, kandi nabo bakaba bafite icyo gitekerezo, baba bafite ibibazo. Hanyuma ibi bintu uyu Yesu ihangane ngusubize. Bore yandibuka nkizwa muri depuis 92 baramwe ngo umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza byose biba birangiye, ngo nahaguruka nk'uwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ntago nzi ibyo nakiriye. Abantu benshi rero bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko iryo jambo mvuze ubwo birarangiye.
ariko nta mufite nk'umwami. First of all, nta mufite nk'umwami, kuko iyo umugize nk'umwami niwe uhagarariye abandi bantu bose bakagombye bagufiteho iki ubushobozi. Noneho nubwo namwakiriye nk'umukiza. Iyo wakiriye Yesu Kristo rero nk'umwami, apana mu Kigali kuri aba bivuze ugahaguruka. Abantu benshi rero bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ntago bamwakiriye koko nk'umwami, nta nubwo bamwakiriye nk'umukiza, ahubwo barahagurutse nk'abantu bemeye ibintu bivuzwe. Turimo turagendana, barabasengera birarangira. Ariko iyo umwakiriye nk'umwami, akaba umwami w'ubuzima bwawe, sinzi niba icyo kintu cyumvikana, akaba umwami w'ubuzima bwawe, noneho akagukiza intimba zo mu mitima, akagukiza ibyaha, akagukiza na bya karande na bya bindi byose. Kuko usanga umuntu yarabatijwe mu mwuka wera, wabwira ngo abantu bafite karande muhaguruke tubasengere. Turimo turagendana, agahitaza. Yakijijwe iki? Ntigeze amwakira nk'umwami, ntigeze amwakira nk'umukiza. Ngira ngo rero aho niho waruvuze ngo bamwakiriye bati. Abantu rero bari mu idini, hanyuma icyo wenda nifuza ko tuvugaho na Theo nashaka kumubaza tunagana no ku musozo we nandi buze kugaruka muri biriya 200,200 n'ibihumbi 23,500 bagiye kwa muganga bagasanga bafite ibibazo by'ihungabana, harimo n'agahinda gakabije ndetse na bya bibazo byose bijyanye n'ihungabana. Ndetse n'abano bantu twavuze hejuru 245 biyahuye ejo bundi muri uyu mwaka. RIB yatangaje n'imibare ejo bundi RIB itangaje, harimo n'abantu bavuga ko bakiriye Yesu. Hanyuma nagira ngo ndi kuvuga ngo nakoresheje imvugo ivuga ngo password cyangwa se urufunguzo. Niki twakora kugira ngo hari indirimbo najyaga nubivuga ngo gukizwa nabi bitera umwaka ngo dukizwe neza. Reka dutange amakuru kuri iyo ngingo Theo. Hari ibintu nka bitatu cyangwa se binarenga navuga bigaragaza ko wakijijwe. Mbere na mbere ubundi iyo wakijijwe warabanje kuruha, warabanje kuruha mu mwuka ukumva urashaka Yesu, urumva. Ariko noneho bya bindi byo kwiyandikisha nkuko pastor yahoze abivuga, usanga umuntu yariyandikishije ariko atarahawe kagafuka. N'abandi biyandikisha mu byo kurya ntibamuha agafuka k'umuceri agataha, nariyandikishije amaherezo bazabimba. Twebwe iyo twinjiye muri Yesu yinjira muri twe, ibintu bihita bihinduka. No kuvuga ngo nibyo nahoze mvuga, nta kuntu waba uhuye na Yesu ujye uhwana n'abantu utabimubabwira ubwo wariyandikishije ariko ubutarakijijwe koko. Kuko jewe ngikizwa numvise ari nk'umuriro waka muri njyewe. Hari abantu bananirwa gusinzira nijoro kubera ibibazo, je nanirwa gusinzira kubera umunezero. Ibi byambaye inshuro nyinshi, najya kuryama nkavuga ariko koko uyu ni njyewe, nkabyuka ariye nabyinaga giye nta n'indirimbo ihari. Ibyo byambayeho kenshi, n'uyu munsi wabona mbyini ari ngenda ndirimba mu nzira. Noneho ugomba kuwusengera. Iyo wakijijwe usengera abantu ukanababwiriza ibyayo, ugasengera umuntu ukamubwiriza atakizwa, ugahindura uburyo bwo gusenga. Ntabwo ari ibintu gusa byo kuvuga ngo nzajya mu rusengero ubu ngubu zinafunze uhita ubona yuko atari cyo cyari ikintu cy'ingenzi. Ikindi ugomba gutoza, byo twavuze umuryango. Mu muryango nushaka kuba umwana watoza ababyeyi n'abarumuna n'abakuru bawe bose, wabatoza. Kubera iki? Ufite ibyo batoza kuyoboka Yesu, gukurikira Yesu. Gukurikira Yesu rero ukabibwirwa n'iki? Iyo umuntu akurikiye Yesu hariho ijambo ryo kitwa kuba umugaragu, kuba umugaragu w'abandi. Bimwe navuze ngo umuntu wiyahura nuko aba yarabayeho ubuzima bwo kwirebaho, akagira ngo ubuzima bwe bwose burangirira muri we. Ubuzima bwawe ntabwo ari ukuva ku birenge kugera ku mutwe, bubitse no mu bandi bantu. Iyo rero mutarimo gufasha abandi bantu, nawe ubwawe ntubasha kwifasha. Nuvuga ngo mwige gufasha abandi, niho umunezero uturuka. Umunezero ntuzanwa n'ibintu byinshi wakiriye, bizanwa n'uburyo wiyubatse ibintu bitaraza. Kuko iyo utiyubatse bitaraza biza kugusenya. Hari abantu bakize ejo bundi bita Nuvorish, je niti Nyirabuheri agura imodoka kandi nta yandi mafaranga asigaranye yo kugura essence.
ugasanga yayiguze gusa kubera icyo bita self defense. babone ko naguze imodoka. Abantu bakunda kwivuga neza bakigaragaza neza kubera ko azi yuko yavuzwe nabi, arashaka kwereka abantu ko noneho ari neza ariko ntabwo ameze neza, ntabwo ari sawa. Iyo rero udafasha abandi biba bigaragara yuko muri wowe harimo urupfu rugenda rukumunga gahoro gahoro. Ikindi kintu ni ugufatanya gushaka identite ya buri wese. Bivuga ngo hari icyo bita identite complete, agakarite. Ubu mfashe ngataye mwamfasha ko gashaka kubera ko gasindi buce mu muhanda ntagafite. Urumva ndababwira nti kari mu kotomoni y'ikigena mumfashe gushaka, harimo irangamuntu, harimo ariko igitangaje hari indi identite uca ahantu utanayifite kandi ukagenda. Iyo ni identite yo kwimenya uwo uriwe. Impano yawe ni iyi, umuhamagaro wawe ni uwuhe, Imana yaguhamagariye iki, yakuremeye iki. Bya byago bikomeye Dr. Maroze yavuze ngo nibyo birenze gupfa. Buriya bari abantu bapfa ibyago, twebwe ni ukumva ko tubatakaje tarababwira Yesu, ariko ibyago byabo ni ubuzima bose babayeho batazi impamvu. Iyo amaze kumenya impamvu ntubugipfuye. Hanyuma ari cyo kubwira ko umuntu abayeho nk'uwamenye Yesu nuko abaho nk'uzapfa ejo. Buriya nubaho nk'uzapfa ejo umunsi umwe uzasanga wari mukuri. Kare umunsi uzapfa. None nubaho nk'uzapfa ejo ubaho nk'urimo gutunganya ibintu none vuba vuba kuko ejo utazaba ufite umwanya. Ariko nujya kwitegura witegura nk'uzarama iteka, nk'utazigera apfa. Kubera yuko umuntu uteye gutyo niyo apfuye ibyo yateguye bisigara byubakirwaho n'abakiriho. Kuba rero muri Yesu nta mpinduka wigeze ubona, nta munezero wakiriye, nta kintu gitandukanye n'ibyabagaho mbere utarakizwa, ushatse uyu munsi wongera utangire. Kubera ko Yesu azana impinduka byanze bikunze. Nta kuntu ushobora kumbwira ngo mukanya umuntu ansunikiye mu mazi nubwo utabibona. Ntibishoboka. Ndabibona ko imyenda bitose none se ubwo uvuye mu mazi gute imyenda yawe yumye ni majise. Urumva nta kuntu wajya muri Yesu ngo uve muvuga ngo nuko mutabibona ariko jye narakijijwe. Oya muratubeshye. Urumva bihita bigaragara. Jewe impamvu mbivuga gutya, nakirijwe ku ishuri nje mu rugo, hari abagabo twabanaga n'abagabo benshi ngo bamboneye hirya baranyikanga, nta kintu ndavuga, bari bazi ububi bwanjye. Noneho umwe yanciyeho umugani aravuga ngo uziko wari umurokore, avuze ngo uziko nakubonye ngo ni nka Moses umanutse ku musozi. Kubera ko ngo ubwiza bw'Imana bwari bumuriho. Urumva nta kuntu rero uzamenya Yesu ngo abantu bareke kubimenya nubwo utavuga. Bivuze ngo hagomba gusobanurwa neza agakiza ni guti, kwizera ni iki. Kwizera ni nko gusimbukira muri pisine, babandi basimbuka ibyo bita diving. Iyo usimbukiye muri pisine ntabwo ushobora gusimbuka uvuge ngo ngiye gusimbuka ariko no gutestinga amazi sinzi niba akonje cyangwa ashyushye. Iyo wagiye ntushobora gusiga akagura inyuma. Kereka babandi nyine babanzamo amano akavuga ngo mbanze numve ko bimeze, agashyiramo urutoki. Uwo nguwo koko abameze nk'aba bantu bavuga ko bakijwe ariko batarakizwa. Ariko uwakijijwe ari nka wa wundi wahagaze hejuru ku rubaho agasimbuka akabanza umutwe, avuga ngo ndagiye kuko nizeye ko nta mazi, ni pisine, nta mabuye arimo. Yabaze kubisuzuma arabyemera. Iyo twavuze Yesu ukamwumva ukumva Yesu nta mabuye arimo, nta mahwa, nta kibazo kirimo kindi, usimbuka ukajyamo ukavuga ngo nubwo banyica nzapfa nkimwiringiye. Naho ngaho turi ku munezero w'ukuri. Urakoze cyane. Reka Pastor mwakiri nawe dusoze. Hari umuririmbyi umwe aririmbye indirimbo ndayikunda cyane y'Icyongereza ivuga ngo my tomorrow must be greater than today. Iyo ndirimbo narayikunze cyane iranafasha. N'ubuzima irimo irakubwira ngo uyu munsi ejo hashobora kuba heza cyane kurenza uyu munsi. So uyu muntu abe yibitsemo ibyiringiro ko aburara azi ko ejo azarya. Wabyumvise abwirirwa azi ko ninjoro ari burye, agenda n'amaguru azi ko ejo hazaza imodoka. Turimo turagendana. Iyo rero mu buzima bwawe uremyeme ko ejo hashoboka. Yesu yabwiye Mariya aravuga ngo uzabyara, uzasama inda.
ariko arebye muri wasanga nta kwizera guhari. Aravuga ngo kebuka hirya urebe Elizabeth. Bivuga ngo iby'Imana tukubwiriza gukorera ntabwo uzabura imfura mu kubikorerwa, hari n'abandi yabikoreye. So rero ndabwira abadukurikiye wirangiza ubuzima bwawe kuko ufite agaciro karenze ibyo bintu byose byatuma wiyahura. Ejo ni heza, ejo harashoboka, n'ikimenyetso cy'uko hashoboka nuko naho warenze hatari horoshye. Niyo mpamvu naho ugeze uyu munsi ntukwiye kwiyahura kuko naho uzaharenga. Kandi niba udafite icyizere rebera ku bandi baharenze kuko birashoboka. Umaze rero kumenya ibyo ngibyo ntabwo ushobora gufata umwanzuro ugayitse kubera ko ejo hagize gute harashoboka. Yesu aguha umugisha. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nshimire cyane abantu twabanye, twavuze ku ruhare rw'umuryango mu gukumira ibibazo bitera ihungabana n'agahinda gakabije. Twavuze ku ngingo nyinshi, ariko zimwe mu zo numva nabwira wenda ku bantu twabanye muri kino kiganiro, zimwe mu zo twavuze nuko bishoboka yuko umuryango wacu ushobora gutanga igisubizo kuri ibi bibazo bigaragara mu muryango wacu. Ntabwo ari agahinda gakabije, ntabwo ari ihungabana gusa, hari n'ibindi bibazo biri mu muryango wacu, ariko umuryango wonyine ni ufite urufunguzo rwo gutanga igisubizo kuri ibibazo byose. Theo, nagira ngo nkusabe dusengera abantu bose bari badukurikiye, ariko by'umwihariko ku bantu bamaze kuvumbura yuko ari igisubizo cy'ibibazo bafite, ku bantu bamaze kuvumbura yuko bashobora kuba intandaro, bashobora kuba igiti cyangwa se umwase wenyegeza abandi kugira ngo babone amahoro ibibazo bihari. Mu rugo rwawe nihaboneka amahoro, mu rugo rwanjye nihaboneka amahoro, mu rugo rwa Theo hakaboneka amahoro, no mu gihugu cyacu iyi mibare ibibazo bigaragara bizagabanuka. Theo, nagira ngo uyu mwanya. Mwami Imana ndagushimiye yuko uduhaye amahirwe yo kuvugira imbere yawe n'abantu bawe. Hari abantu benshi batakaje ibyiringiro, hari abantu benshi bahangayitse kandi ibyakabakenuye biri hafi yabo. Uri Imana iri hafi yacu cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo ndetse hafi kurusha n'imyambaro twambaye. Ndasenze kugira ngo wigaragaze kuko ntabwo wihisha n'ubundi. Kubw'ijambo ryawe tuvuze uyu munsi ndasenze kugira ngo wihishure binyuze muri ayo magambo kuko uri Imana itihisha. Ndasenze kugira ngo uze usenye ibihome, ukure ibihu byose byari byugarije mu maso y'abantu ntibabashe kukubona. Ndasenze kugira ngo ubahe vision, ubahe gutekereza muri wowe, ubahe kugendera mu murongo wawe. Ndakwinginze kugira ngo udushoboze natwe ubwacu nk'abavuga butumwa tubashe gufasha abantu kugukurikira batunganye rwose, bafite ibibakwiriye byose kugira ngo bakore imirimo yose wabahamagariye gukora. Ndasenze kugira ngo ntihagire n'umwe utakaza ikamba abashe kumva ano magambo, ntihagire n'umwe utakaza ibyiringiro ngo ashake kuva muri uno mubiri, kandi muno mubiri mu by'ukuri harimo n'undi munezero wahakomeje kubasunika kugeza barangije umugambi wabo hano ku isi. Mukozi wawe yaravuze ngo umuntu wese ni umurame kugeza igihe umurimo we hano ku isi urangiriye. Mbabajwe ndetse mpangayikishijwe nuko hari bene data barimo gusoza bataratangira, barimo gusoza ubugingo bwabo nta kintu na kimwe barakora. Ndasenze kugira ngo wigaragaze, ubereke intego y'ubugingo y'ubuzima bwabo kugira ngo babeho kugeza bapfuye. Mwami Imana ndagushimiye yuko twebwe turiho kandi dukomeje kubaho kugeza dupfuye, kubera yuko umugambi wawe ku buzima bwacu tuwuzi. Niba bishoboka rero hari abo uzatuyobora, aho tuzahurira mu nzira, aho tuzagenda hose, twebwe turi tayari kugira ngo dukoreshe. Ndakwinginga kubw'imbabazi zawe abantu benshi batarakumenya, batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakaba babashije kureba ino message. Nta zindi maji zibaho, ni ukwizera mu mitima yabo gusa. Ndasenze kugira ngo ubahe umwuka wawe, abayobore, babatizwe, batozwe, bahinduke kuba abigishwa bawe, nabo bazabibwira abandi. Nta kabuza imbaraga zawe zirakomeye, nta kizakubuza gutabara uguhamagaye mu izina rya Yesu. Ndagushimye rero, nanjye ngushimiye muri iryo zina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.